Shalom shalom, tubifurije pasika nziza kuri mwese mudukurikiye. Turabasaba gukomeza kuryoherwa n'igitaramo cy'uno munsi, aho turi bugendere ku ijambo riri muri Yohana 11 umurongo wa 25. Ibihe byiza. Haleluya, Yesu ashimwe. Ndagusuhuje mwene data aho uri hose, mbanje kufuriza pasika nziza. Amazina yanjye nitwa Kristo Ndasingwa, nkaba ndi umuramyi. So nyemera ngusanga aho uri dufatikanye muri aka kanya. Murakwiriye aho ushobora kuzamura ijwi ukamushimira n'amagambo yawe, mubwire ko ahambaye, wapfuye ukazuka, mubwire ko akomeye, mushimire kuko nta yindi Mana ihwanye nawe. Nyiri cyubahiro urakwiriye gushimwa, turakwakiriye muri aka kanya. Namani ihwanye nawe, namani ihwanye nawe. We waremye isi n'ijuru, ni wakire icyubahiro. We muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanje. Mu mababa yawe niho nshaka kwibera, mu gihe nzobaho zamashima wewe. We waremye isi n'ijuru, ni wakire icyubahiro. We muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanje. Mu mababa yawe niho nshaka kwibera, mu gihe nzobaho zamashima wewe. Negereye intebe yawe, zanye ibimazi by'amashimwe, nkurerembere indirimbo nshya z'amashimwe n'icyubahiro. Niwe ubereye gushimwa. Negereye intebe yawe, zanye ibimazi by'amashimwe, nkuririmbira indirimbo nshya z'amashimwe n'icyubahiro. Niwe ubereye gushimwa. We waremye isi n'ijuru, ni wakire icyubahiro. We muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanje. Mu mababa yawe mwami wanje niho nshaka kwibera, mu gihe nzobaho cyose zamashima wewe. We waremye isi n'ijuru, ni wakire icyubahiro. We muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanje, uragakiza kanje. Mu bikari byawe mwami wanje niho nshaka kwibera, mu kubaho kwawe iminsi yose nzarama zamashima wewe. Zamashima wewe, aho uri mushimire mubwire ngo zamashima wewe, zamashima wewe. Mirimo yawe ihambaye, wewe wapfuye ukazuka, zamashima wewe mwami. Zamashima wewe, zamashima wewe. Shima Imana mutima wanje, shima Imana uwakubatuye, shima Imana uwe rudahemuka. Dufatikanye mwese, shima Imana.
shima Imana mutima wanje we, shima Imana uwakubacuye, shima Imana uwe rudahemuka. Nari kure na byiringiro namba narifite by'amasezerano y'ibizaba, nari kure y'Imana, ariko ubu nigijwe hafi, ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye, ubu sinkigenda niganyira by'umwana w'ihoraho. Dufatikanye ngo yanguze amaraso ye, arankunda bihambaye, uwowe nahinduka. Yanguze amaraso ye, arankunda bihambaye, uwowe nahinduka. Nari kure nta byiringiro, naba narifite by'amasezerano y'ibizaba, nari kure y'Imana. Reka bikubera ubuhamya, ariko ubu nigishwe hafi, ariko ubu nigishwe hafi n'amaraso ye, ubu sinkigenda niganyira by'umwana w'ihoraho. Ese nawe urabyizeye? Bihamye ngo ariko ubu nigishwe hafi n'amaraso ye, ubu sinkigenda niganyira by'umwana w'ihoraho. Sinkigenda niganyira by'umwana w'ihoraho, nacungujwe amaraso y'igiciro, naguzwe amaraso y'igiciro. Ntukigenda wiganyira by'umwana mu rugo rwa data. Komeza umushimire n'amagambo yawe, mushimire ko ahambaye, arashoboye, azategeka iteka ryose, yicaye iburyo bwa data. Wera uri umwami nyiringabo, urakwiriye uruwera uri umwami nyiringabo, urakwiriye uruwera uri umwami nyiringabo, urakwiriye. Mubwire ngo urakwiriye nawe, urakwiriye uruwera mwami, uri umwami nyiringabo, urakwiriye wera uri umwami nyiringabo, urakwiriye. Imibabaro Yesu yagize i Karuvali,
niho twakuye indirimbo zishimye imibabaro Yesu yagize i Karuvali niho twakuye indirimbo zishimye yarababajwe tubona ubugingo yarababajwe tubona ubugingo yarakubiswe turababarirwa yarabambwe turabamburwa yarakubiswe turababarirwa yarabambwe turabamburwa yarababajwe tubona ubugingo yarababajwe tubona ubugingo imibabaro Yesu yagize i Karuvali niho twakuye indirimbo zishimye imibabaro Yesu yagize i Karuvali niho twakuye indirimbo zishimye yarababajwe turababarirwa yarababajwe tubona ubugingo yarakubiswe turababarirwa yarabambwe turabamburwa yarakubiswe turababarirwa yarabambwe turabamburwa yarababajwe tubona ubugingo yarababajwe tubona ubugingo yarababajwe tubona ubugingo yadukunze nta kiguzi twe dutanze yabikoze kubw'urukundo rwe yadukunze nta kiguzi twe dutanze yabikoze kubw'urukundo rwe imirimo yakorewe i Karuvali niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye yadukunze nta kiguzi twe dutanze yabikoze kubw'urukundo rwe imirimo yakorewe i Karuvali niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye muze mwibire mu maraso ya Yesu murakira mubona ubugingo muze twibire mu maraso ya Yesu turakira tubona ubugingo muze mwibire mu maraso ya Yesu murakira mubona amahoro bamubambe umwana w'Imana
kugira ngo ampindurure n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira. Yahagaze ku cyimbo cyanjye nawe kugira ngo aduhindura be n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira. N'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira. N'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira. Ntiyaguzwe izahabu, ntiyaguzwe iby'igiciro, ntiyaguzwe izahabu, ntiyaguzwe iby'igiciro, ntiyaguzwe izahabu, ntiyaguzwe iby'igiciro. Bamubambye umwana w'Imana kugira ngo ampindurure n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Nukuri intimba zacu nizo ishizeho, imibabaro yacu niyo ikoreye, ariko twebweho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha byacu. Yakubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha byacu. Nukuri intimba zacu nizo ishizeho, imibabaro yacu niyo ikoreye, ariko twebweho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha byacu. Yakubiswe n'Imana Data kandi yazize ibyaha byacu. Yesu ku musaraba yadupfiriye twese, yaduje n'Imana riwe Data wa twese. Wa mwenda warahera ziko watabutemo, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe.
nitugera kwa data aho yaduteguriye tuzanezerwa cyane tubonye waducunguye ntabyago nta ntambara bizongera kubayo tuzahimbaza umwami wacu Yesu tuvuge tutishimwa mukiza tuzahimbaza umwami wacu Yesu tuvuge tutishimwa mukiza. Hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. 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 Tambirwa tambirwa n'abantu n'ibyaremwe byose. Tambirwa tambirwa n'abantu n'ibyaremwe byose. Singizwa singizwa n'abera n'ibizima bine. Singizwa singizwa n'abera n'ibizima bine. Hashimwe hashimwe uwatsinze Satani. Hashimwe hashimwe uwatsinze Satani. Hashimwe 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 uwatsinze Satani. Hashimwe hashimwe uwatsinze Satani. Amahoro amahoro mwese mukurikiye iki kiganiro, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abakunzi y'ikiganiro ifunguro ry'uyu munsi. Imana yo mu ijuru yongere ibahezagire, Imana yo mu ijuru yongere idusange kuri uyu munsi, yongere ituganirize, yongere iganirize imitima yacu mu buryo budasanzwe. Imana idusange kandi ivugane natwe mu izina rya Yesu. Reka tudatinze tubanze dusenga Imana. Uwiteka Imana ikomeye, Imana y'icyubahiro, Imana idukunda, Imana itwitaho, turagushima cyane mu buryo budasanzwe. Mana data, turagushima ko wongeye kwemera ku mwana wawe Yesu, wemeye ku mwana wawe Yesu aza kuri iyi si. Oh Yesu, Mana wafashe riske ikomeye cyane kugira ngo wemeye gutanga Yesu. Oh, turagushima urukundo rwawe, wongere gutanga Yesu kugira ngo aze muri iyi si, kugira ngo tubashe
kubona agakiza. Yesu turagushimira, wagize neza kwitanga, wagize neza gusiga icyubahiro cyawe, wagize neza kuva mu bwiza bwawe ugasiga icyubahiro cyawe, ukaza ukambara ubushwambagara, ukicisha bugufi, ukemera kuba muri iyi si, ukemera kubyarwa n'umugore, ukemera kuza muri iyi si kugira ngo wemere gupfa urupfu rw'isoni, urupfu y'umusaraba, wicisha bugufi kugira ngo twebwe tubone agakiza, kugira ngo twebwe tubashe kwiyunga n'Imana. Turagushimira urukundo wadukunze, turagushimira kwitanga witanze, turagushimira ko winjiye ahera hahera, utinjiriye amaraso y'amasekurume, winjiriye ahera hahera n'amaraso yawe bwite. Urakoze kutubera umutambi uhoraho, urakoze Mwami, turakwinginze tubere byose muri kiganiro, utangirane natwe nka Alpha, ubane natwe nka Emmanuel turi muri kiganiro, usohoze nka Omega mu buzima bwacu, ubane natwe mukabara. Turakwinginze muri aka kanya nabaritwe, ahubwo icyubahiro cyose kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Ijambo ry'uyu munsi Imana yaduhaye ni ijambo rivuga ku mbaraga z'umuzuko. Imbaraga z'umuzuko. Niba urimo kudukurikira uyu munsi ari ibintu mu buzima bwawe byapfuye, itegure imbaraga z'umuzuko zije kuzura ibintu byawe byapfuye bitandukanye. Imana ishimwe cyane. Byashoboka ko ari ubuzima bwawe cyangwa amagara yawe cyangwa se sante yawe yapfuye, Imana ije kukuzura mu izina rya Yesu. Birashoboka ko ari urugo rwawe rwapfuye, ariko hari imbaraga z'umuzuko zije uyu munsi kuzura ibyapfuye mu buzima bwawe. Byashoboka ko ari business yawe yapfuye, byashobora ko ari akazi kawe kapfuye, ariko reka nkubwire, mfite inkuru nziza. Ari imbaraga z'umuzuro zije kuzura ibyapfuye muri wowe, ari imbaraga z'umuzuro zije kuzura ibyapfuye mu bana bawe, ari imbaraga z'umuzuro zije guhindura amateka, zije guhindura byanze guhinduka mu buzima bwawe, bije kongera gutanga ubuzima mu byapfuye byawe bitandukanye. Imana ishimwe cyane. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana muko ryanditse. Imana yaduhaye ijambo riri mu gitabo cya Yohana igice cya 11 ku murongo wa 25 no ku murongo wa 26. Yohana 11:25 no ku murongo wa 26. Umva ukuntu Yesu yamubwiye. Ijambo riratubwira ngo Yesu aramubwira ati, Yesu uyu munsi nawe arimo kuvugana nawe. Icyo gihe abantu yavuganaga nabo, ariko uyu munsi ni wowe Yesu arimo kuvugana nawe. Aravuga ati, ninjye kuzuka n'ubugingo. Unyizera nawe yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese ibyo wizeye ibyo? Uyu munsi Yesu arimo kukubwira ko niwe bugingo, niwe kuzuka, niwe ubugingo buhoraho. Ese ibyo ngibyo yongeye akubajije ikibazo, ese ibyo ngibyo urabyizeye? Mu mutima wawe urabyizeye? Imana irimo kukubwira ijambo, ariko ifite n'ikibazo. Ese ibyo ngibyo urabyizeye? Icyo gihe Imana yabwiraga umudamu witwa Marta, aramubwira ngo ninjye kuzuka, ninjye bugingo. Unyizera wese nubwo yaba yarapfuye azongera abeho. Haleluya. Nubwo yaba akiriho, nubwo yaba yapfuye azongera abeho, kandi nubwo yaba atakiriho, Imana ishimwe cyane, nubwo yaba atakiriho azabaho, ntazapfa iteka ryose. Reka mubwire, umukobwa yaramubwiye ayo magambo, agiye kumusubiza aramubwira ngo ndabizi ko musaza wanjye Lazaro azazuka mu gihe abantu bose bazazukiraho. Ariko Yesu ntabwo yamubwiraga ibyo yize aho yigiye hose. Natwe byashoboka yuko twizeye Yesu nk'umuzuko, tumwiga nk'amateka, ariko reka mubwire, hari imbaraga zibasha kuzura uyu munsi. Ibyapfuye uyu munsi ntabwo ari amateka ya kera, ni by'uyu munsi. Umukobwa witwa Marta na Mariya na Lazaro bari inshuti za Yesu.
bari inshuti ya Yesu. Uko Yesu yajyaga i Betaniya yajyaga iwabo, uko Yesu yajyaga iwabo baramwakiraga, baramumesera, baramusasiraga, bakamwakira akaryama iwabo, bakamugaburira. Cyane cyane Marta yarashoboye akazi ko gushashanya, ko kumutegurira ibyo yarakeneye byose. Baramwakiraga. Ntabwo bavuga ababyeyi babo, ariko birashoboka ko bari abana b'imfubyi, babanaga bonyine n'umusaza wabo. Hanyuma igihe kiragera, umusaza wabo aragwara. Nyuma yo kurwara bahamagara Yesu, bamutumaho, baramubwira ngo Yesu, umusaza wacu yarwaye, byashoboka yuko waza ukamusengera, usanzwe usengera abantu bagakira, noneho ntabwo ari umuntu usanzwe, ni inshuti yawe. Ese byashoboka ko waza ukamusengera agakira nk'uko ukiza abandi bose? Byashoboka ko ari level ubiziho, ari ibintu ubiziranyeho n'Imana, ari ibintu uziranyeho n'Imana mu buzima bwawe, ari ibintu wakoranye n'Imana. Byashoboka ko ari urwego wakoranye n'Imana, byashoboka ko, ariko reka mubwire, hari inkuru nziza. Ari inkuru nziza yuko Imana igiye kongera kuza mu buzima bwawe, kongera kwivuga ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Byashoboka ko Imana yabanye nawe urangiza amashuri yibanze. Byashoboka ko Imana yagukoreye igitangaza ubasha kurangiza amashuri ya secondaire. Ariko reka mubwire inkuru nziza, ari ibindi bintu, ari ahandi hantu, ari ayandi mavuta, ari ubundi buntu bugeretse ku bundi Imana ije kongera gukorana nawe. Imana ishimwe cyane. Imana iraje kongera gukorana nawe. Hari imbaraga z'umuzuro zigiye kuza gukora ibindi bintu ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Lazaro na Marta na Maria bari inshuti za Yesu, bari basanzwe. Voilà, la place à Lazare. Birashoboka yuko nk'uko Lazaro na Marta na Maria bakundaga kwakira Yesu, birashoboka ko ari ahantu witanze, ari ahantu witanze mu murimo w'Imana, ubana n'Imana, uritanga cyane. Ariko mu gihe cyo guhamagara Imana, Imana irabura. Yesu nawe bamubwiye inkuru ya Lazaro, arasiba, yongera asiba kabiri, aho yarari ntiyahitaza. Byashoboka ko Imana mu byawe iyo ihamagaye waritanze cyane mu murimo w'Imana, mu byawe iyo ugeze mu gihe cyawe y'ibikomeye, ugeze mu gihe cyawe cy'ibigeragezo, wahamagara Imana, Imana ikongera igasiba kabiri. Ariko reka mubwire, humura, ari imbaraga z'umuzuko, ari imbaraga z'umuzuko zije ku buzima bwawe, ari imbaraga z'umuzuko zije ku buzima bwawe. Asiba kabiri, hanyuma abwira abigishwa be ngo Lazaro ararwaye, kandi Lazaro amaze gusinzira. Reka mubwire, hari ibitotsi Yesu yita, ari abantu bita ugupfa, bakabyita gupfa, ariko Yesu akabyita urupfu, Yesu akabyita gusinzira. Ijambo ry'uyu munsi yatubwiye ngo nubwo yapfa azabaho. Reka mubwire, hari itandukaniro. Ari abantu bapfa bagahambwa, ari n'abandi bapfa bagasinzira. Icyama ukazagira. Byashoboka yuko nk'uko Lazaro yaritanze cyane na Maria na Marta barakiraga Yesu mu rugo rwabo, bakamwakira, bakamuha indaro, bakamumesera, bakamugaburira, bakamwoza ibirenge, bakamuha akaruhuka, akarya, akamwa, akagubwa neza. Byashoboka ko nawe mu gihe cyawe wakoreye Imana, ariko mu gihe ugeze ahantu hakomeye ugahamagara Imana, Imana igasa naho isibye kuza kukureba, Imana igasa naho yisinzirije. Reka mubwire, ari igihe Yesu ajya yisinziriza, ariko nubwo yisinzirije, nubwo araye kabiri aho yarari, ariko reka mubwire, ngufitiye inkuru nziza. Hari imbaraga z'umuzuko, hari imbaraga z'umuzuko zije kuzura ibyawe byapfuye. Imana ishimwe cyane. Sinitaye yuko bimaze kunuka, sinitaye yuko imyaka imaze kurenga, ariko reka mubwire, ari imbaraga z'umuzuko. Imana ishimwe cyane. Yesu bamubwiye inkuru yuko Lazaro arwaye, yongeye asibira kabiri aho yarari, atinda kuza. Ariko Yesu yarazi icyo agiye gukora mu buzima bwa Lazaro. Yesu yarazi ibyo imbaraga z'umuzuko zimurimo zigiye kuzura ibya Lazaro byapfuye. Imana ishimwe cyane. Lazaro yarasibiye
yarapfuye aguma hariya. Nyuma y'iminsi 2 arahaguruka abwira abigishwa be ngo Lazaro arapfuye. Lazaro yapfuye. Yababwiye ngo Lazaro arasinzire, birakwiye ko tujya kumukangura. Abigishwa bene babasha kubishikira, batekereza yuko asinziriye ibitotsi bisanzwe. Ariko ntabwo Yesu yavugaga ibitotsi bisanzwe. Yesu urupfu abyita gusinzira. Yesu yavuze ngo unyizera wese nubwo yaba yarapfuye azongera abeho. Nubwo yaba yapfuye azongera abeho. Kuko hari abantu bapfa, arabandi basinzira. Icyama ukazasinzira nk'abakiranutsi, icyama ukazagira urupfu rw'abakiranutsi. Icyama utazapfa ngo baguhambe, ahubwo ukagira ibitotsi by'abakiranutsi. Reka nkubwire iki kintu, ari abantu bapfa, arabandi basinzira. Ijambo ry'Imana riratubwira, Yesu avuze umugani, uwo muntu yitwaga na Lazaro. Nanone umukene witwaga Lazaro n'umukire. Umukire yarapfuye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yari umukire ahora adamaraye iminsi yose. Reka nkubwire, kuba umukire nta cyaha kirimo. Kuba umukire ukaba ukize kubw'ubwami bw'Imana nta cyaha kirimo. Icyo gihe yambaraga neza. Kwambara neza nta cyaha kirimo. Kwambara neza kubw'icyubahiro cy'Imana nta cyaha kirimo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo yahoraga adamaraye iminsi yose. Icyaha cye nuko yabagaho adamaraye iminsi yose. Yabagaho yihugiye we adamaraye, abandi atabitayeho. Ariko igihe kikwiriye, igihe kiragera arapfa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Lazaro, mukene Lazaro niwe wabanje gupfa. Amaze gupfa arapfa, abamarayika baramujyana. Ari abantu bapfa, ntabwo Yesu abyita gupfa, barasinzira. Abantu bose bapfa bagapfira muri Kristo Yesu, bene abo ngabo ntabwo bapfa. Kuko ijambo ryatubwiye uyu munsi yuko uwapfuye anyizeye ntabwo apfa, azongera abeho, arasinzira. Yesu yise ibitotsi urupfu rwa Lazaro ngo ni ibitotsi, aba yasinziriye. Umukene Lazaro yarapfuye, abamarayika baraza baramufata bamutwara mu gituza cya Abrahamu. Nukuvuga ngo iyo wapfuye upfira muri Kristo Yesu, reka nkubwire, ari gihe tubinginga tubabwira ngo mwiyunge n'Imana Data kubw'imbaraga, kubw'igitambo cya Yesu, mukagira ngo ni kubw'inyungu zacu. Oya, nta nyungu ntabwo ari ibya 10 n'amaturo tuba tugushakaho. Ni inyungu zawe gukizwa. Gukizwa ni wowe bifitiye inyungu kurusha abandi bose. Kuko Yesu nicyo cyamuzanye. Yesu ikintu cyamuzanye kuri iyi si cyari gukemura ikibazo cy'icyaha. Imana ishimwe cyane. Ikibazo cy'icyaha cyananiye abantu bose. Niyo mpamvu Yohana amubonye yaravuze ngo dore intama y'Imana iza gukemura ikibazo cy'icyaha. Umukene Lazaro amaze gupfa, ijambo ry'Imana riravuga ngo abamarayika baramutwara mu gituza cya Abrahamu. Ariko umukire wahoraga adamaraye apfuye, ijambo ry'Imana riramubwira ngo baramuhambye. Haleluya. Yarapfuye baramuhamba. Narindi ijambo bongeyeho, ari abantu bapfa bakabahamba, ibyabo bikaba birarangiye. Akaba agiye ahantu habi cyane, akaba agiye igehenomu, ahantu h'imibabaro cyane. Uwo muntu rero icyamukatege ukiteganyiriza, ukakira Yesu ukiteganyiriza kugira ngo uzabashe gusinzira. Ndakwifuriza kugira iherezo ry'abakiranutsi, ndakwifuriza urupfu rw'abakiranutsi. Imana ishimwe cyane. Noneho ari abantu bapfa, bagapfa nka Lazaro, bagasinzira bakajya mu gituza cya Abrahamu. Iyo wakiriye Yesu urapfa, abamarayika ugushinzwe. Iyo wavutse ukaza muri iyi si, buriya hari marayika ukwakira muri iyi si. Uwo mumarayika muragendana iminsi yose. Iyo wakoze icyaha, kubera ko hari abamarayika bera batacumuye ku Mana, akujya kure. Kandi iyo kuguye kure, mu gihe uhuye n'ibyago, mu gihe uhuye n'akaga, kugutabara biba bigoye, kubera ko uba utiyejeje, kubera kukwegera biba bigoye, kuko ari abamarayika bera. Ariko iyo wagendanye neza n'Imana, ugapfira muri Kristo Yesu, nukuvuga ngo uwo mumarayika wawe niwe ugufata akakujyana mu gituza cya Abrahamu. Nuko biba bimeze gutya, kuzamura no kugutambukisha. Bushize twaganiriye ku majuru atandukanye, kugutambukisha ijuru rya mbere, kugutambukisha ijuru rya kabiri, kugutambukisha ijuru rya gatatu. Haba hariho urugamba, kuko muri iri juru hari ubwami bwa Satani
satani, ari ubwami bw'umwijima. Aragenda akarwana n'izo mbaraga akakwinjiza mu ijuru rya kabiri, naho haba hariho intambara zikomeye cyane, abadayimoni bashaka gutwara ubugingo bwawe, mukarwana kandi murwanisha amasengesho no guhimbaza Imana no kuramya Imana. Mwamara gutambuka ijuru rya kabiri mukinjira mu juru rya gatatu, ariyo juru ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko iyo wapfuye muri Kristo Yesu, iyo wasinziriye muri Kristo Yesu ukorera Imana, rimwe na rimwe ntabwo ari Yesu yohereza marayika, ntabwo Yesu ubwe. Iyo wakoreye Imana, ndashaka kugutera umwete yo gukorera Imana mu mpande zose ufite. Ntabwo ari ngombwa gukorera Imana si ukubwiriza gusa, gukorera Imana si ukwigisha gusa, gukorera Imana si uguhanura gusa, mu gukorera Imana mu mpano yawe. Byashoboka ko wakorera Imana n'amafaranga yawe, byashoboka ko wakorera Imana ukoresha impano yose waba ufite, byashoboka ko waba ufite impano yo gusura abarwayi, byashoboka ko waba ufite impano yo gusura abantu ukabaganiriza bari bacitse intege bagasubizwamo imbaraga mu mpano yawe. Ikibazo abantu bafite nuko bivanga mu mpano y'abandi, ariko icyo si cyo kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kivuga ngo ku mbaraga z'umuzuko. Hari imbaraga z'umuzuko. Yesu yaravuze ngo habayeho ikibazo mu ijuru, habayeho ikibazo. Waruzi yuko hari ubuhamya, Yesu nawe afite ubuhamya. Hari ubuhamya bwa Yesu. Muri Bibiliya Yohana yabonye marayika ashaka kujya kumupfukamira, aravuga ngo wimpfukamira kuko ndi umukozi nkawe, ndi umukozi w'Imana nkawe. Ahubwo aramubwira ngo ari ubuhamya bwa Yesu. Hari ubuhamya bwa Yesu. Waruzi ko ari Yesu ufite ubuhamya gusa? Waruzi ko Yesu nawe afite ubuhamya? Cyangwa waruzi ko ari wowe gusa ufite ubuhamya? Imana ishimwe cyane. Hari imbaraga z'Imana, ari imbaraga z'Imana zibasha gukora kuzura ibyawe byapfuye. Byashoboka ko ari ibintu mu buzima bwawe byamaze gupfa, byashoboka ko wategereje gushaka ariko imyaka imaze kurenga, urareba ukavuga ngo ibyanjye byaramaze kunuka. Ariko reka mubwire, ari umuntu ushaka ku myaka 58, ari umuntu ushaka afite imyaka 60 nukuri. Hari imbaraga z'Imana zibasha kuzura ibyawe byapfuye. Imana ishimwe cyane. Ari imbaraga z'Imana zije kugira ngo Imana yongere yivuge ku buzima bwawe. Imana irashaka kongera kwivuga ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Rero hari ubuhamya bwa Yesu. Yesu yabayeho ari mu isi. Yohana atari Yohana mubatiza, Yohana yabonye mu ihishurirwa. Yohana wanditse igitabo cy'ibyahishuwe. Yarari mu ijuru habayeho ikibazo. Mu ijuru havutse ikibazo cy'icyaha. Ikibazo Yohana mubatiza yabonye, aravuga ngo iki ni ikibazo cy'icyaha. Cyari ikibazo gikomeye cyane kuko urwacu rwari kurimbuka. Imana yaremye umuntu imukunze cyane, imushira kuri iyi si, ariko umuntu agomera Imana. Umuntu amaze kugomera Imana ishiraho inzira. Ako kanya abamarayika baragomeye Imana ihita ibakuraho. Imana ihita ibacira iteka. Imana ihita ibaremera Gehenomu. Gehenomu ntabwo yaremewe wowe, Gehenomu ntabwo yaremewe njyewe. Gehenomu yaremewe Satani n'abadayimoni biwe, kuko bakoze icyaha cya mbere cyabonetse mu mutima wa Satani cyari icyaha cy'ishari. Cyabonetse mu mutima wa Satani kuko yifuje intebe y'Imana, yifuje guhwana n'Imana. Ibyo Yesu atifuje, ibyo Yesu adashatse kubona ko ari byo kurwana n'Imana, Satani we yifuje guhwana n'Imana. Niyo mpamvu icyaha kimaze kuboneka mu mutima we yarajugunywe muri iyi si. Niyo mpamvu mu gitabo cy'ibyahishuwe bahise bavuga ngo iyi si ubonye ishano kubera yuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi. Ariko umwana w'umuntu, reba urukundo Imana idukunda. Umwana w'umuntu amaze gucumura ku Mana, icyo Imana yakoze ni kimwe, nuko Imana yahise atangira gushiraho gahunda yo gucungura umwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Imana yahise ishiraho gahunda yo gucungura umwana w'umuntu, kuko Imana ijya kubwira Eva, ramubwira ngo wowe urubyaro rwawe ruzahangana n'urubyaro rw'inzoka, kandi urubyaro rwawe ruzakandagira umutwe w'inzoka, n'inzoka
nzarya agatsinsino k'urubyaro rwawe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe Imana yavugaga kuri Yesu. Rero mu ijuru habayeho ikibazo. Umva ubuhamya bwa Yesu. Ubuhamya bwa Yesu biri butume ubuhamya bwawe buboneka. Ubuhamya bwa Yesu buri bubyare ubuhamya bwawe. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Yesu yarari mu ijuru. Imana yari ifite ikibazo. Imana yashizeho inzira zose zishoboka. Yohereje abahanuzi, yohereje Mose kugira ngo akize ishiraho amategeko, ishiraho gutamba ibitambo. Ariko ibyo byose ntabwo byabashije gukuraho icyaha. Hanyuma haba ikibazo mu ijuru. Kuko Imana yaravuze ngo ntabwo ibitambo by'inyamaswa, ntabwo ibitambo by'amasekurume Imana yabyishimiye. Imana iravuga ngo, Yesu aravuga ngo ibitambo by'amasekurume ntabwo wabyishimiye, ibitambo by'inyamaswa ntabwo wabyishimiye, dore ndaje. Haleluya. Habayeho ikibazo mu ijuru. Habayeho ikibazo gikomeye cyane. Barabaza ngo ese ninde wabasha kugenda agakemura kiriya kibazo cy'icyaha? Ese ninde wabasha kuza kuri iyi si kugira ngo akemure ikibazo cyo kurimbuka cy'umwana w'umuntu? Ngewe nawe kubera icyaha Adamu yakoze twagombaga kujya i Gehenomu, twagombaga kurimbuka tukajya mu mibabaro y'iteka ryose. Icyo nicyo kibazo cyari gihari. Hanyuma babaza icyo kibazo, ese ninde wakwitanga kugira ngo amanuke aze akemura icyo kibazo? Reka ngubwire, mu ijuru haracecetse. Mu ijuru habaho babasaza 24 baracecetse bose. Nihaboneka n'umwe uvuga ngo ngewe ndahari, reka nitange ngo ngendeke muri icyo kibazo. Byabizima bine nabo bari bahari ariko baracecetse. Reka ngubwire, birashoboka ko umuryango wawe yaragucecekanye. Birashoboka ko mu mibabaro wahuye nabyo, birashoboka ko inshuti zaragucecekanye. Ariko nubwo inshuti zagucecekanye, Imana igiye kongera kwivuga ku buzima bwawe. Nubwo abavandimwe bagucecekanye, mu kibazo ufite cy'ubukene, mu kibazo ufite cyo gufungwa, mu kibazo ufite cyo kurwara, ukabura n'umuntu n'umwe ukugeraho, ukabura n'umurwazi ukugwaza, ariko reka mubwire, niko abantu bacecetse. Ariko Imana igiye kongera kwivuga ku buzima bwawe. Ari imbaraga z'umuzuko zije kugira ngo Imana yongere yivuge ku buzima bwawe. Jado Imana mugisha kubw'ijambo ryiwe, kuko mu ndirimbo yiwe ngo Imana yongere yivuge ku buzima bwacu. Ibyari bipfuye byongere bigire ubuzima. Imana ishimwe cyane. Mu ijuru haraceceka. Hejuru haraceceka. Bya bizima bine byose biraceceka. Abamarayika baraceceka. Abasaza 24 baraceceka. Hanyuma bajya mu isi. Mu isi habura n'umwe. Mu isi habituze. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu ijuru habituze. Habituze, habura n'umwe. Habura n'umwe uvuga ngo ngiye kwitanga kugira ngo iki kibazo gikemuke. Imana ishimwe cyane. Ubwo ni ubuhamya bwa Yesu turimo kuvuga. Haleluya. Hanyuma Yohana avuye ku isi, ijambo rirambwira ngo yagiye n'ikuzimu, ariko habura n'umwe uhaguruka ngo akemure icyo kibazo. Bituma Yohana arira cyane, bituma Yohana asakuza cyane, bituma Yohana aboroga cyane. Birashoboka ko urimo kuboroga kubw'ikibazo ufite. Birashoboka ko urimo kuboroga kubw'ubukene ufite, kubw'akazi, kubwo n'akazi ufite, kubwo business zawe zapfuye. Birashoboka ko urimo kuboroga, ariko uyu munsi ngufitiye inkuru nziza. Ngufitiye inkuru nziza rivuga ngo humura. Haleluya. Ngufitiye inkuru nziza rivuga ngo humura. Nkuko Yohana yaboroze, hanyuma ararira cyane kuko hatabonetse n'umwe. Mu ijuru ntihabonetse n'umwe, no mu isi ntihabonetse n'umwe, ndetse n'ikuzimu ntihabonetse n'umwe. Ariko ari imbaraga z'Imana zihari. Humura, umwana w'intama yaranesheje. Umwana w'intama yaravuze ngo data, ibitambo by'ibinyamaswa, ibitambo by'isekurume, ibitambo by'ihene, ibitambo by'intama warabyanze, dore ndaje. Reka nkubwire, Yesu yongeye kuza ku buzima bwawe bundi busha. Muri bariya abana bawe bananiranye, Yesu yongeye kuza bundi busha. Yesu
Yesu yongeye kwivuga mu buzima bwawe. Nubwo abana bakunaniranye ukavuga niwumve baragucecekanye, ariko reka ngubwire hari imbaraga z'umuzuko zije ku buzima bwawe. Birashoboka ko umugore yakuvuyeho cyangwa umugabo yakuvuyeho mu bukene bwawe, ariko ngufitiye inkuru nziza. Hari imbaraga z'umuzuko, hari imbaraga zije. Imana yongeye kuza ku buzima bwawe, Imana yongeye kuza kwivuga ku buzima bwawe. Humura, umwana w'intama y'Imana Yesu yaremeye. Yesu yaremeye kuza kwitanga. Reka nkubwire ntabwo byari byoroshye. No kubwa data kurekura Yesu cyari ikibazo gikomeye cyane, yari riski ikomeye cyane, kuko i Getsemane hariya Yesu yararimo kurira cyane. Yesu yararimo kurira ibyuya by'amaraso. Imana yafashe riske yo gutakaza Yesu ku bwawe. Aho ngaho Yesu yavugaga ngo ese byashoboka yuko iki gikombe kindenga? Aho ngaho Imana yashoboraga gutakaza Yesu. No kumana ntabwo byari bimworoheye, no kumana ntabwo byari bimworoheye kurekura umwana we w'ikinege. Yesu mu masegonda make yagiye mu mubiri aravuga ngo Mana niba bishoboka iki gikombe kindenge. Ariko reka nkubwire, hirya y'umusaraba hari kamba, hirya y'umusaraba hari guhabwa izina riruta yandi mazina yose. Hirya y'umusaraba humura, humura muri ibi bihe byose urimo. Humura, Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe nawe kugira ngo ibane nawe. Humura, abagusuzuguye bose, abagombaga kugufasha, imiryango yagombaga kugufasha, inshuti zagombaga kugufasha, umutware wawe cyangwa se umugore wawe yagombaga kugufasha, akaba ari we uguseka. Reka humure, Imana igiye kugaruka, yongere yivuge ku buzima bwawe, yongere izure ibyari byapfuye, yongere itange ubuzima, yongere yivuge ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ubuhamya bwa Yesu, reka nkubwire, Yesu kuva icyubahiro yari afite kuza muri iyi si, Yesu yari kwimanura cyane. Abantu bagiriye ubuntu bwo kuva muri uyu mubiri bakajya mu ijuru, Imana ikabatambagiza mu ijuru. Bavuye muri uyu mubiri, abenshi ntabwo baba bashaka kugaruka kuri umubiri, kuko iyo barebye umubiri bawubona nk'ubushwambagara, bawubona nk'umwanda. Ariko Yesu yemeye kwambara uwo mwanda. Yesu yemeye kwambara umubiri, yongera kubyarwa n'umugore kugira ngo yongere kubaho, kugira ngo wowe nanjye twongere kubaho, kuko ntabwo twari turiho. Iyo uriho udafite ubupfuye uhagaze, iyo uriho udafite Kristo mu buzima bwawe, uriho utariho. Niyo jambo Yesu yatubwiye uyu munsi, niyo jambo Yesu yatubwiye uyu munsi. Ijambo rivuga ngo Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka, ninjye bugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Reka nkubwire, icyamu uyu munsi ugafata icyemezo cyo kumwizera, cyo kubaho umwizera, kuko iyo ubaho umwizera ntabwo gupfa nk'abandi bose. Wowe ntabwo upfa, ari abantu badapfa, ari abantu basinzira. Reka nkubwire, urupfu Yesu yaruhinduye nk'urugi, urugi umuntu afunga agafungura. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ese warupfuwe, icyubahiro cyawe kirihe, intsinzi yawe irihe, imbaraga zawe zirihe? Kuko Yesu yahinduye urupfu ubusa. Hanyuma Yesu aritanga. Imana ifata riske yo gutanga Yesu, ifata riske yo gutakaza Yesu. Yesu asiga ubwiza bwe, yambara ubushwambagara, yambara uyu mubiri. Mwene dati, icyama amaso Imana ikaguha amaso y'umwuka, ukabasha kureba uyu mubiri mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka, n'amaso y'umwuka ukareba uyu mubiri. Simbivuga ko atari ngombwa gufata neza uyu mubiri. Uyu mubiri tugomba kuwufata neza kuko niho umwuka wacu uba. Ariko reka mubwire, Imana igufunguye amaso y'umwuka, ukareba wa mubiri ujya wiratana, ukareba wa mubiri ujya witaho ukibagirwa Imana, ukareba wa mubiri nukuri ntabwo wawifuza. Abantu bagiriwe imbabazi, abantu bagiriwe ubuntu bwo kuva muri uyu mubiri bakongera bakawusubiramo, akenshi ntabwo baba bashaka kuwusubiramo kuko ubusa n'umwanda, ubusa n'ikintu kibi cyane, ubusa n'ubushwambagara. Ariko Yesu yavuye mu bwiza bwe, twebwe
tujya tuva muri uyu mubiri tukinjira mu bwiza, ariko Yesu we yavuye mu bwiza bwe yinjira muri uyu mubiri, yemera kubyarwa n'umugore nk'uko nawe nanjye tubyarwa n'umugore. Yemera kuza muri iyi si, akaza gusuzugurirwa muri iyi si, akaza akavukira mu nzu y'amatungo ku bwawe nanjye, akaza gupfa ku urupfu rw'isoni, urupfu rwo ku musaraba. Urupfu rwo ku musaraba akenshi abantu bashiraho ka kantu ko guhisha ubusa bwiwe, ariko mu by'ukuri na kariya kantu ntabwo kari gahari. Yesu yamanitswe hagati y'isi n'ijuru yambaye ubusa nk'uko Mariya yamubyaye, yambaye ubusa ari umuntu w'umusore w'imyaka 33, yambaye ubusa ari hejuru hariya ari kuzuba. Niyo mpamvu yapfuye vuba, niyo mpamvu yapfuye mu gihe gito, kubera ko yatakaje amaraso menshi ari kuzuba kandi arimo gutakaza amaraso menshi, kandi yambaye ubusa. Yemera kuza gupfa urupfu rw'abajura kugira ngo uyu munsi wowe nanjye duhindure ubuhamya. Ubuhamya bwa Yesu nuko Yesu yavuye mu ijuru aza muri iyi si, abyarwa n'umugore, abaho nk'uko wowe nanjye wabayeho, abaho igihe kigeze atangira akazi ke, nyuma y'imyaka 3 arangije umurimo wiwe, ajya ku musaraba igihe kigeze, arangije arapfa, arangije aravuga ngo byose birarangiye. Reka ngubwire, icyama ukagira iherezo ry'abakiranutsi, kuko umukiranutsi yapfuye apfa nta kintu kimusigayemo, apfa byose birangiye muri wowe. Ari abantu benshi babahambanye n'ibyo batunze byose. Yarafite ibintu byinshi muri we, ariko ibintu byose bakabimuhambana kubera ko atabirangije muri we. Umukozi w'Imana nkunde cyane ariko wamaze gupfa witwa Benson Idahosa, ni umukozi w'Imana uhambaye cyane. Yakoze ibintu bihambaye cyane mu gihe cye, mu gihugu cyiwe. Yakoze ibintu bihambaye twese byatugizeho ingaruka muri Afurika. Amateka yacu yarahindutse kubera umurimo wiwe. Ariko igihe kimwe cyageze abwira umudamu we ngo ndumva nta kintu ngifite cyo kubwiriza, ndimo ndashaka ikibwiriza muri njyewe ndakibura. Kubera iki? Kubera ko ibyo yaratunze muri wewe byose yari mbese asigara nta kintu afite. Icyama nawe ukazapfa nta kintu ufite muri wowe, kuko abantu benshi 90% y'abantu tubahambana n'ubutunzi bwabo bwose. Imana idufashe cyane, Imana itubabarire cyane. Araba duhambana n'imishinga ya business yose bari bafite muri bo batigeze bakoresha, ariko birakwiriye yuko ukividura imbaraga zose Imana yashize muri wowe ukayikoresha. Abantu bakaguhambana uri ubusa, washizemo ibyo wagombaga gukora byose warabikoze. Imana idufashe cyane. Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Mu Kinyarwanda bavuga ngo byose birarangiye, ariko mu Gifaransa baravuga ngo tout est accompli. Ni ukuvuga ngo yaravuze ngo ibyo nagombaga gukora byose narabikoze, byose narabikoze. Icyama nawe ukazavuga umunsi Imana izavuga ko ibyawe birangiye, uwo munsi nawe ukazavuga ngo byose byararangiye, ibyari bikurimo byose byararangiye. Waruzi yuko hari ibitabo bikwanditseho nk'uko Yesu yakoraga ibintu byose atari gupfa gukora, yakoraga ibimwanditseho mu bitabo by'abahanuzi no mu bitabo by'amategeko. Yakoraga ibimwanditseho, no ku musaraba yasabye amazi kugira ngo yuzuze ibyanditswe. Imana ishimwe cyane. Icyama nawe ukagendera, nawe ufite ibitabo mu ijuru, nawe bifite ibitabo, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo hari Imana itararema isi, Imana yabanje kurema ibyo wowe wagombaga gukora. Ibyo ngibyo byose biranditse, ari ahantu byanditse mu ijuru. Rero iyo ubikora, iyo ubigenderamo, uzuza ubuhanuzi bw'ubuzima bwawe ku buzima bwawe. Reka nkubwire, ari imbaraga z'umuzuro zije kuzura imihamagaro ku buzima bw'abantu. Ari abantu imihamagaro yabo yarapfuye, ari abantu haleluya, hari abantu imihamagaro yabo yarapfuye, ari abantu akazi kabo karapfapfanye, ariko hari imbaraga z'umuzuko, ari abantu ingo zabo zapfuye, ariko Imana ije kongera kuzura ibyapfuye muri wowe. Imana ishimwe cyane. Imana yongeye kuza kuzura ibyapfuye muri wowe. Hari imbaraga
z'umuzuko zije muri wowe. Imana ishimwe cyane, zije kuzura ibintu byose byapfuye muri wowe. Imana ishimwe cyane. Ari abantu bapfa, Yesu yarapfuye avuga ngo byose birarangiye. Icyama nawe umunsi uzagenda niba zaguhambana n'ubutunzi bwose wazanye, ubutunzi bwose ufite muri wowe, uzapfe wararangije byose. Imana ishimwe cyane. Uzapfe waragendeye mu byo wagombaga kugenderamo byose, uzapfe ibintu byose warabitanze. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe cyane. Hari imbaraga zije kuzura ibyapfuye muri wowe, ije kuzura akazi kawe kapfuye, ije kuzura ibintu byapfuye muri wowe. Byashoboka ko ari ingingo z'umubiri zizapfuye muri wowe, ariko Imana izanye izindi ngingo. Imana izanye ubundi bwongo, Imana izanye undi mutima, Imana izanye ikindi gifu, Imana izanye uwundi mwijima, Imana izanye ibintu byo kuzura mu mubiri wawe. Ari abantu, oh haleluya, ari abantu imigongo yabo yapfuye, ariko Imana izanye izindi, oh haleluya. Akagufa k'umugongo, Imana izanye iyindi umugufa nshasha. Imana ishimwe cyane. Ari abantu business zabo zapfuye, ari abantu bafunzwe, ubuzima bwawe burasa naho buri mu mva, ariko uyu munsi Imana irimo kuvuga ngo hari imbaraga, hari imbaraga. Ari umukozi w'Imana Imana igiye gukoresha. Imana igiye gukoresha umukuru w'igihugu, Imana igiye kumukoresha kugira ngo yongere ivana abantu mu mva. Ari abantu batawe muri gereza, nta muntu ukugeraho, nta muntu abantu baragucecekanye, nta muntu ukikugeraho, abantu barakwibagiwe, abantu baragusibye mu mitwe yabo, ariko ari imbaraga. Imana igiye kongera gutanga imbabazi iciye mu mukozi w'Imana, iciye mu mukuru w'igihugu. Imana igiye kongera kukuvana aho ngaho, Imana igiye kongera kukuvana muri ubwo buriri bwo mu bitaro. Abantu barakwibagiwe, nakurwaza urwazwa n'abagira neza, ariko Imana igiye kuzana imbaraga z'umuzuko kugira ngo izure ibyapfuye muri wowe. Hanyuma Yesu avuye, Imana yongeye kugaruka ku buzima bwawe kugira ngo izure ibyapfuye. Imana igiye kongera kuzura ibyapfuye. Nk'uko Yesu yapfuye ku musaraba yujuje inshingano zose zamuzanye, Imana nayo igiye kuza mu buzima bwawe izure ibyapfuye. Yesu amaze gupfa ku musaraba, Yesu yarahambwe, agiye kuzimu, akoza Satani isoni, amukoza isoni, amwambura urufunguzo. Urwo rufunguzo yazukanye, urwo rufunguzo yazanye, yararuzanye ku bwawe nanjye. Yesu urupfu yaruhinduye ubusa. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo urupfu niyo mwanzi wa nyuma Imana yarangije, niyo mwanzi wa nyuma Yesu yarangizanyije nawe. Ni ukuvuga ngo urupfu rwahindutse urugi. Urupfu ni urugi. Imana ishobora kukubwira ngo genda, ikabwira undi kugaruka. Ushobora kwinjira muri uru rugi ukongera ugasohoka. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo mugende, musengere abarwayi bakire, mubohore abantu babohoke, muzure abapfuye. Ni kubera iki? Ni kubera ko Yesu yarazi neza yuko urupfu Yesu yaruhinduye urugi. Urugi ushobora koherezaho abantu n'abandi ukabavanayo bakagaruka. Kubera iki? Hari imbaraga z'umuzuko. Imana yarangizanyije n'urupfu, amwambura Satani urufunguzo. Arangije urwo rufunguzo, ni wowe nanjye yaje kuruha. Yarihaye itorero, aravuga ngo dore nahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru. Icyo uzaboha mu isi kizaba kibohoye no mu ijuru, kandi icyo uzabohora mu isi kizaba kibohoye mu ijuru. Haleluya. Ari abantu Imana ije kubohora ubuzima bwabo. Abadayimoni mu muryango wawe w'ubukene, abadayimoni b'amadeni, abadayimoni bo kudashaka, abadayimoni bo kutabyara, kuba ingumba, ukaba ingumba mu mubiri cyangwa se ingumba mu mwuka cyangwa se ingumba mu by'ubugingo. Yari imbaraga Imana ije kongera ngo ije izure ibyapfuye muri wowe. Ari imbaraga z'umuzuko zaje kugira ngo izure ubuzima bwawe bwo mu mwuka. Birashoboka yuko mu buzima bwo mu mwuka ntabwo ukigisenga nka mbere, ntabwo ukirisa ubusa nka mbere, ariko ibyo byose ntabwo ugisoma ijambo ry'Imana nka mbere, ariko ibyo byose ntabwo
kigira umwete wo guterana, ntabwo kigira umwete wo gukorera Imana. Ariko ibyo byose hari imbaraga z'umuzuko zije kuzura ibyapfuye muri wowe, zije kukugarurira ibihe byawe watakaje, zije kukugarurira gukongera gukorera Imana, zije kukugarurira kongera gusenga Imana, zije kukugarurira kongera kubyuka nijoro kugira ngo usenge Imana, zije kukugarurira kongera kuvugira Imana, kongera gukorera Imana, kongera gusura abarwayi, kongera gusura abantu muri gereza. Ari abantu bageze kuri 70 Imana ikoresheje umukuru w'igihugu kugira ngo ibavane muri gereza, ibavane muri ya mva yo muri gereza. Ari imva yo muri gereza uvuyemo, abantu bari bagucecekanye, ariko Imana yongeye kukwivuga mu buzima bwawe. Imana yongeye kugusubiza ubuzima mu buzima bwawe. Ibyo bintu ngubwire, ntabwo ngubwire ibintu by'amateka, ndakubwira ibintu Imana yankoreye nanjye ubwanjye. Muri 2008 ubuzima bwongeye kuba ubuzima. Imana ishimwe cyane. Ubuzima bwo Imana yongeye iratuzura, izura ubuzima, ituvana mu mva ya gereza, yongera itukorera, twongera kubaho kandi neza cyane. Ari bukene bwakwizingiyeho, ariko Imana igiye kongera haleluya, Imana igiye kongera kukubohora, Imana igiye kongera kugufungurira imiryango, Imana igiye kongera kuguhuza n'abantu b'umumaro bagiye kugira umumaro ku buzima bwawe. Imana igiye kongera, haleluya, Imana igiye kongera kuza ku buzima bwawe bundi busha. Imana ishimwe cyane. Ari imbaraga zije ku buzima bwawe, ari imbaraga zije guhindura ibyanze guhinduka ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ari imbaraga z'Imana zije guhindura ibyanze guhinduka ku buzima bwawe. Ariko reka nkubwire, hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana zije gutunganya bariya abantu bananiranye mu buzima bwawe, yaba umugabo wawe, yaba umugore wawe, yaba abana bawe bananiranye. Imana igiye kongera kuzana imbaraga z'umuzuro, abana bongere bubaha ababyeyi bongere bumvikane, bakundane mu muryango. Imana ishimwe cyane. Ari imbaraga z'umuzuko zije gukuraho ibyo Satani yabibye. Byashoboka ko Satani yabibye mu myaka 300 cyangwa 500 mu muryango wawe. Ari umudayimoni w'ubukene uri mu muryango wawe, ari umudayimoni w'amadeni uri mu muryango wawe, ariko Imana ije kongera gushiraho iherezo. Imana yongeye kuza kwivuga ku buzima bwawe. Abantu baragucecekanye, abo mukorana baragucecekanye, abaturanyi baragucecekanye, babonye ibyawe basanga birarenze, basanga birapfuye, basanga byaranutse, ariko Imana ije kongera kubana nawe. Imana ije kongera kuzura ibyapfuye byose mu buzima bwawe. Imana irongeye kuza kukuvana muri iriya gereza y'ibitaro umaze mu myaka. Imana igiye kukuvana muri buriya burwayi. Sinitaye ku burwayi bwawe, sinitaye ku byo abaganga bavuze, ariko nizera utanyumva neza, nizera abaganga, nizera kuvura kw'abaganga, ariko nizera n'imbaraga z'Imana ziri hejuru ya byose, zishobora guhindura ibyanze guhinduka, bishobora guhindura ibyo abaganga bavuze ngo birarangiye, nta yandi mahirwe. Imana ifite imbaraga yo kukuzanira ayandi maso. Birashoboka ko abantu bavuze ngo amaso yawe yararangiye, nta bundi buryo, nta kindi kintu bakora, ariko Imana ifite pièce de rechange mu ijuru. Imana ifite kuzura amaso yawe, Imana ifite kuzura iyindi ngingo ufite mu mubiri wawe, Imana ifite kuzura ingingo zose, ibihaha byawe byapfuye ukaba uhumekera mu byuma, ariko Imana ifite kubizura. Imana ifite kuguha ibihaha bisha mu izina rya Yesu, ugakira burundu, ugahindura ubuzima. Reka tudatinze dusenga Imana. Mana, ndagushima imbaraga z'umuzuko, ndagushima yuko hari imbaraga z'umuzuko umanuye mu buzima bw'abantu bawe. Ndagushima yuko hari ibyapfuye, hari ibyanutse, ariko ugiye kongera kuzana mu buzima. Arabagiye mu mva za muri gereza, arabagiye mu mva z'ibitaro, arabagiye mu mva z'ubushomeri, arabagiye mu mva z'ibitandukanye, zo kutumvikana, zo gusenya. Ariko reka nkubwire, ndagushimye Mana ko hari imbaraga z'umuzuko zije zongere zizura abantu mu buryo bw'umwuka
bw'umwuka zizura abantu, mu buryo bw'amafaranga zizura abantu, ibakize ubukene, ibavane mu mva y'ubukene, ibavane mu mva y'amadeni, ibavane mu mva zitandukanye. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye ijambo ryawe ryiza waduhaye uyu munsi, ndagushimiye imbaraga zawe Mwami zije kuzura ibyapfuye byose, zije kuzura ibyanutse byose. Urakoze Mwami ko wabanye natwe, urakoze Mwami kwiyubahisha mu buzima bw'abantu bawe, mu izina rya Yesu, amen. Mwari kumwe na Kabera Fifi. Imana ibaha umugisha, Imana ikomeze ibane namwe, kandi Imana yongere ibakingurire imiryango zari zikinze, ibahuze n'abagomba kuba teza imbere. Imbaraga z'Imana zize ku buzima bwanyu mu buryo budasanzwe, amen.